Umwubatsi TV hishurirwa ukuri kw'ibihe dusohoyemo maze ube maso yewe mwana w'umuntu we yakweretse ikizi icyo ari cyo icyo Uwiteka gushakaho ni iki ni ugukora ibyo gukiranuka no gukunda kubabarira no kugendana n'Imana yawe wicisha bugufi. Nimwemera mukumvira muzarya ibyiza byo mu gihugu, ariko nimwanga mukagoma inkota izabarya, kuko akanwa k'Uwiteka ariko kabivuze. Nongeye kubasuhuza nanone. Umwami Yesu ashimwe. Bene data muri Kristo Yesu, amahoro y'uwo mwami atanga abe muri mwe n'abanyu bose. Nagarutse n'umubuza Clement, nanone ndaje kugira ngo twongere tuganire ku ijambo ry'Imana. Impamvu inteye kugaruka vuba, kugaruka kare, nkaba rero nyine nabitewe n'umuvandimwe wambajije ibibazo ndetse sumwe, bituma rero mvuga ntireka nongere noneho ngaruke nkora ikiganiro kuri bimwe mu bibazo yambajije kugira ngo bisobanuke. Ariko mbere yuko ngira icyo mbivugaho, reka tubanze dushima Imana. Uwiteka Mana igira neza, murengezi w'ubugingo bwacu, icyubahiro ni icyawe ibihe byose. We waduhaye kubaho kandi ukadushyira kuri iyi si kugira ngo tugendere mu mirimo myiza waduteguriye kuva isi ikiremwa. Ncishije bugufi umutima wanjye, ubanze unyeze untunganye kugira ngo umurimo wawe ngiye gukora nkukore ntafite ikizinga. Nuko weze umunwa wanjye, weze umutima wanjye, kugira ngo ibyo ngiye kuvuga bitaba ibyanjye, ahubwo bibe ibiguhesha icyubahiro kandi bisobanukire abazabyumva bose. Ntabwo mfite amagambo ahagije yo gusobanura ijambo ryawe, ahubwo Umwuka wawe wera amfashe kugira ngo ibyo mvuga bikore ku mutima wa buri wese. Mbisabye mu izina ry'Umwami wacu Yesu Kristo nizeye, amen. Yewe bwoko bwanjye nakugize nteko wanze kunyumva, icyo nakuruhijeho ni iki ngaho ushinga urubanza ukimpamye, ko nagukuye mu mage y'intambara ngacyura abawe ngahoza ababo, kuki wanyibagiwe vuba, naguhaye igihugu cyiza ngukundisha amahanga n'iki nasize, Rwanda we ko naguhaye igihugu. Bahaye ikaze ku Mwubatsi TV, bavandimwe bene data dusangiye urugendo muri Kristo Yesu. Nk'uko rero nari maze kubibabwira, hari umuvandimwe wanyandikiye nyuma yo gukurikirana ikiganiro cyatambutse. Ikiganiro cyavugaga ku kugaruka kwa Kristo, ko atazagaruka inshuro ebyiri nk'uko bijya bivugwa, ahubwo azagaruka inshuro imwe. Kandi noneho itorero ntabwo rizazamurwa mbere y'akarengane, ahubwo rizazamurwa ribanje guca mu karengane. Rero amaze gukurikirana icyo kiganiro, ndamushimira cyane umuvandimwe. Imana y'amahoro imuhe umugisha, kuko ni byiza yuko twiga ijambo ry'Imana hakavaho bya bintu byo kuryumva gusa, umuntu akamira bungura atabanje gukanjakanja. Ni byiza kubaza rwose, nanjye ndabikunda, nkunda kubaza ibibazo. Rero amaze kumva ikiganiro, yumvise harimo byinshi byamufashije cyangwa se byamukoze ku mutima, ariko hagira n'ibindi yifuza gusobanukirwa biruseho. Niyo mpamvu rero binteye kugaruka kugira ngo nsubize bimwe mu bibazo yambajije ibibazo bigera muri 4, ariko kuri iyi nshuro ndashaka kuvuga ku kibazo cya mbere, wenda nkomoze no ku cya kabiri, hanyuma ibindi nabyo nzabitegurira ikiganiro cyabyo kugira ngo wenda bitaza kuba birebire cyane umuntu akabura icyo atoramo. Mu bibazo yambajije rero, icya mbere ni igiherereye mu Batesalonike ba kabiri, cyangwa se urwandiko rwa kabiri rw'Abatesalonike, ibice 2 umurongo wa 6. Reka wenda tubanze tuhasome, hanyuma mbone no kuvuga ku kibazo cya kabiri. Icyo kibazo rero giherereye kuri uyu murongo, Abatesalonike ba kabiri ibice 2 umurongo wa 6. Haravuga ngo, kandi none muzi yuko ikimubuza ari ukugira ngo azahishurwe mu gihe cye, kuko amayoberane y'ubugome bwe n'ubu atangiye gukora, ariko ntazahishurwa keretse uyabuza ubu akuweho. Ikibazo cya mbere giherereye aho ngaho. Yambajije ati, none ko watubwiye ibyo abandi bavuga bari utemeranya nabo, yuko ubuza AntiKristo kuza ari Umwuka Wera n'itorero, we kutadusobanuriye uwo murongo. Ninde Bibiliya ivuga ubuza gukora kwa AntiKristo hano ku isi no kwigaragaza kwe? Ninde?
icyo ni ikibazo cyiza kandi kiri mu bwenge. Nanjye namusezeranyije rwose yuko ndibuze kubiva imuzi, nubwo ntabivuga byose uko bingana, kuko ni isomo rirerire cyane rinasaba gusoma imirongo myinshi, ariko hariyo namutoranyirijemo niyo ndibuze kumusubirisha. Ikibazo cya kabiri rero yambazaga ati, iryo jambo naryo riherereye mu Baroma, ni mu Baroma ibice 11 murongo wa 25 kugera kuri 26, naho reka tubanze tuhasome twumve ikibazo cye aho cyari gishingiye. Haravuga ngo, bene data, kugira ngo mutabona uko mwirata, ndashaka ko mumenya iby'iri banga. Abisiraheli bamwe banangiwe imitima, ariko si bose, kugeza ubwo abanyamahanga bazinjira mu itorero bakagera ku mubare ushyitse. Nibwo Abisiraheli bose bazakizwa, nk'uko byanditswe ngo, umukiza azava i Siyoni, azakura muri Yakobo kutubaha Imana. Dushatse twarekera aho ngaho. Rero akibaza ati, uwo mubare ushyitse w'abanyamahanga biteye gute? Ese agakiza koko kazasubira muri Isiraheli, hanyuma ahandi hose hasigara abapagani, cyangwa se abo Bibiliya yita abanyamahanga, abatizera? Niko bizagenda? Rero navuze nti, uyu mugabo rwose ankubise challenge nziza cyane, kuko ituma nongera gusubira mu byanditswe cyane, nubwo nari mfite icyo nabivugaho, ariko ni byiza nanone kugendera kuri Bibiliya nk'uko nayo yabyifuje. Ni nabyo, kuko ibyanditswe byera bisobanurwa n'ibyanditswe byera, dusobanuza iby'umwuka bindi. Reka duhere ku kibazo cya mbere, aho yabajije ati, ninde uriya muntu Bibiliya ivuga, cyangwa se uriya muntu Pawulo yavuze, ninde rwose uri gutuma AntiKristo atagaragara, cyangwa se ngo amayoberane yo gukora kwe ahishurwe? Ni umurongo uri mu Batesalonike ba kabiri, cyangwa se urwandiko rwa kabiri Pawulo yandikiye Abatesalonike. Ibice ni 2, ni uguhera ku murongo, reka duhere ku wa 5, nibyo byiza. Haravuga ngo, ntimwibuka yuko nababwiye ibyo nkiri kumwe namwe, kandi none muzi yuko ikimubuza ari ukugira ngo azahishurwe mu gihe cye, kuko amayoberane y'ubugome n'ubu atangiye gukora, ariko ntazahishurwa keretse uyabuze ubu akuweho. Imana itugirire neza. Ukomeje ku murongo wa 8 haravuga ngo, nibwo wa mugome azahishurwa. Ubwo ni ukuvuga nyine umubuza nakurwaho, nibwo uwo mugome azahishurwa, uw'Umwami Yesu azicisha umwuka uva mu kanwa ke, akamutsembesha kuboneka kukuza kwe. Bene data, ikintu cya mbere nshaka kugira ngo mbabwire nuko AntiKristo yagiye kwitwa AntiKristo kuko nyine ari urwanya Kristo. AntiKristo rero bishatse kuvuga urwanya Kristo. Hanyuma hari utubazo nagendeyeho kugira ngo dusesengure ijambo kurindi, bityo n'abifuzaga gusobanukirwa ninde Bibiliya ivuga mu migani cyane, kuko kugeza ubu abigisha benshi bakunze kuvuga bati buriya ni Mwuka Wera n'Itorero, bakabagira babiri, kandi ahangaha Bibiliya yavuze umuntu umwe, keretse umubuza. Hari ibintu bibiri bibuza imikorere ya Satani, kuko usomye iri jambo wumva ko hari ibintu bibiri byabujijwe gukora. Ikintu cya mbere kibuzwa ni amayoberane y'ubugome bwe, guhishurwa kw'amayoberane y'ubugome bwe. Haravuga ngo, kandi none muzi yuko ikimubuza ari ukugira ngo azahishurwe mu gihe cye, kuko amayoberane y'ubugome bwe n'ubu atangiye gukora, ariko ntazahishurwa. Ayo mayoberane y'ubugome bwe ntazahishurwa keretse uyabuza ubu akuweho. Uwo ubuza ayo mayoberane y'ubugome gukora nakurwaho, ayo mayoberane azahishurwa. Noneho ukomeje hepfo bagahita bavuga bati, nibwo wa mugome azahishurwa. Urumva, hazabanza guhishurwa amayoberane y'ubugome bwe, noneho ayo mayoberane yo gukora k'ubugome bwa AntiKristo ajye ku karubanda amenyekane, noneho na AntiKristo ubwe ahishurwe, tumumenye. Hanyuma natangiye nibaza nti, ni iki kibuza AntiKristo guhishurwa? Ahangaha Bibiliya iduha ibintu bibiri bimubuza guhishurwa. Icya mbere ni ikihe? Turagisoma nanone ku murongo wo hejuru gato, ku murongo wa 6 haravuga ngo, kandi none muzi yuko ikimubuza ari ukugira ngo azahishurwe mu gihe cye. Ni ukuvuga ngo igihe cye kitaragera ntabwo yahishurwa. Icyo nicyo kintu cya mbere kibuza AntiKristo gukora, cyangwa se kwigaragaza ku mugaragaro. Igihe cye ntikiragera, igihe cyo gutangira gukorera ku mugaragaro, kuko
ubu arakora ariko akora mu rwihisho cyangwa se mu mayoberane bigacanga abantu, ariko noneho igihe cye nikigera bizaba bizwi yuko ibiri gukorwa ari we wabitegetse ko bikorwa gutyo, kandi byaturutse kuri we, cyane yuko azanakora n'ibitangaza n'ibintu byinshi ukomeje hepfo urabibona. Noneho ikindi cya kabiri kimubuza ni uko hari uyabuza. Noneho uyu ni personalite nk'uko nabivuze ubushize, ni umuntu. Icyo cyo tubanze tucyumvikaneho, ni umuntu. Reka duhere ku gusobanukirwa noneho igihe cya AntiKristo ni ikihe. Icyo gihe azagera agakoreramo, akaba yemerewe gukoreramo, ni cyese kizaturuka hehe? Hari abo njya mbona bakunda kubara imibare bagateranya amezi n'iki bahereye kuri bwa buhanuzi bwa Daniyeli, bagahera ku minsi 1260 bakagabanya bagasangamo imyaka 3 n'igice, gutyo bakagenda babara, ukumva ko nyine bashaka gupresiza igihe AntiKristo ashobora kuzabonekera. Ndetse rwose hari n'abatinyuka bakavuga igihe neza ngo bahereye kuri bya byumweru 70 bakabara, ukumva guteranya imibare ariko ibyo byo rwose singiye kubabeshya, ntabwo njya mbasha kubisobanukirwa. Reka dukomeze. Igihe cye, icyo tubanje kumenya nuko ntabwo dushinzwe kumenya igihe AntiKristo azazira, usibye nuko nta n'icyo byadufasha, ariko kumenya umunsi cyangwa se itariki cyangwa se ukwezi cyangwa se umwaka AntiKristo azazira, ibyo rwose si ibyacu. None iki gihe ni bwoko ki? Ibyo nari maze kuvuga, ushobora kubisanga mu byakozwe n'intumwa igice cya mbere umurongo wa 7. Reka tubanze twumve uko havuga. Haravuga ngo, arabasubiza ati, si ibyanyu kumenya iby'iminsi cyangwa ibihe Data yagennye, ni ubutware bwe wenyine. Hanyuma reka tujye muri Daniyeli ibice 2 umurongo wa 20 na 21 kugira ngo ikijyanye n'igihe nacyo tukiveho. Haravuga ngo ati, izina ry'Imana rihore rihimbazwa iteka ryose, kuko ubwenge n'amaboko ari ibyayo, niyo inyuranye ibihe n'imyaka, niyo yimura abami ikimika abandi, igaha abanyabwenge ubwenge, n'abazi kwitegereza ikabaha kumenya. Amen. Ngo niyo inyuranya ibihe n'imyaka. Tuzi neza yuko Imana ariyo yaremye ibihe. Ugiye mu itangiriro niho ubibona, niyo yanyuranyije ibihe, ishyiraho amanywa, ishyiraho ijoro, niyo igena ibihe. Imana itegeka igihe kuko yo ntabwo ikibarirwamo. Niyo inyuranya ibihe, imyaka n'amezi, niyo igena igihe ikintu gitangirira n'igihe kirangirira. Ni ukuvuga ngo n'imikorere ya Satani niyo igena, ikavuga iti iki gihe iki n'iki Satani nzamureka akore. Hari ushobora kubibwira akavuga ati ariko si Imana ikorana na Satani gutyo? None se kari itegeka byose, ugiye kuvuga ngo ntabwo itegeka Satani, waba ugiye kuvuga yuko idashobora byose? Niyo imuha uburenganzira rwose, urabizi yuko ariyo yahaye Satani uburenganzira bwo kujya kugerageza Yobu. Iyo itabishaka ntabwo yari kubikora. Ni ukuvuga ngo niyo igena ibihe. Imana rero niyo izagena igihe AntiKristo azigaragariza cyangwa se azahishurirwa. Reka noneho tujye ku kibazo cya kabiri, ari naho ruzingiye. Ubuza amayoberane na AntiKristo kwigaragaza cyangwa se guhishurwa ninde? Umurongo wa mbere w'ibanze tugiye guheraho turawusanga muri Daniyeli ibice 9 umurongo wa 26. Haravuga ngo, ibyo byumweru uko ari 62 nibishira, Mesiya azakurwaho kandi ntacyo azabasigaranye, maze abantu b'umutware uzaza bazarimbura umurwa n'ubuturo bwera. Uwo iherezo rye rizaba nk'utembanywe n'umwuzure w'amazi. Intambara n'ibyago bizarinda bigeze imperuka. Imana itugirire neza. Umurongo nashakaga cyane no wa 26 ahavuga ngo, ibyo byumweru uko ari 62 nibishira, Mesiya azakurwaho. Wibuke rya jambo ryo mu Batesalonike, naryo riravuga ngo, kuko amayoberane y'ubugome nubatangiye gukora, ariko ntazahishurwa keretse uyabuza akuweho. Iri jambo ryitwa gukurwaho rigarutse kabiri. Ibyumweru 62 ngo nibirangira, Mesiya azakurwaho. Hari undi Mesiya tuzi se? Mesiya tuzi n'umwe, ni Yesu Kristo, umwana w'Imana nzima. Daniyeli yarabihanuye kera. Uwo benshi bajyaga bibaza ngo utambamira AntiKristo kwigaragaza n'uyu, ni Yesu Kristo.
ntabwo ari itorero, nta nubwo ari Mwuka Wera, ahubwo ni Yesu Kristo niwe uzakurwaho. Ese aho mwibuka yuko ngo icyazanye umwana w'Imana mu isi, cyangwa se icyazanye Yesu Kristo mu isi nk'umucunguzi wacu, ni ukumaraho imirimo ya Satani. Nicyo kintu cyazanye Yesu Kristo. None Yesu Kristo yamazeho imirimo ya Satani gute? Reka tubanze dusobanukirwe imirimo ya Satani ni iyihe ubundi. Tuzi neza yuko uhereye kera Satani akora icyaha. Icyo nicyo cyamuzanye mu isi, ni ukugira ngo ateze abantu ibyaha hanyuma bazarimbuke. Iyo niyo mirimo ya Satani. Ibintu byose bishamikiye ku byaha niyo mirimo ya Satani. Yesu rero yarangije iyo mirimo ya Satani ate? Yayirangije ubwo yashyiragaho igitambo gihoraho cy'ibihe byose, igitambo gikuraho ibyaha by'abari mu isi. Urumva Satani yimitse icyaha, Yesu Kristo aza gukuraho icyaha. Nk'uko Adamu wa mbere ari we muntu wa mbere Imana yaremye, Satani yamukoresheje mu kuzana icyaha mu isi, bituma abantu bose bagibwaho n'umuvumo w'urupfu. Niko na Adamu wa kabiri ari we Yesu Kristo yaje noneho azana ubugingo. Urumva rero yuko ari imbaraga ebyiri zihora zihanganye. Imana ihora ishaka kumaraho imirimo ya Satani, kimwe n'uko Satani ahora ashaka gukuraho imirimo y'Imana. Niyo mpamvu na AntiKristo azaza ashaka gukuraho icyo gitambo cya Yesu Kristo. Ari nabyo bitanga ubusobanuro bwihuse bw'uko AntiKristo adashobora kujya ku mugaragaro hakiriho igitambo cya Kristo. Agomba kubanza gukora ibishoboka byose icyo gitambo kikavaho, nibwo azabasha kwigaragaza noneho agakorana ubugome bwe bwose, nubwo mu by'ukuri icyo gitambo atabasha kugikuraho. Wazagikuraho kubigaragarira amaso, ariko aziyibagiza yuko Yesu Kristo cyangwa se Imana ituye mu mitima y'abantu, kandi AntiKristo ntabwo afite ubwo bushobozi bwo kuba mu mitima y'abantu. Rero n'icyazanye AntiKristo ni ukumaraho imirimo y'Imana mu isi. Nk'uko twabyize inshuro nyinshi, muzi neza yuko Satani yigana Imana. Mu bintu byose agerageza kwigana Imana, ariko ibyari positive akabigira negative kugira ngo arwanye imirimo yose y'Imana. AntiKristo nagaragara azaba ashaka gukuraho imirimo yose y'Imana. Niyo mpamvu azishyira hejuru y'icyitwa Imana cyose n'igisengwa, kandi ngo ahagarare mu nzu y'Imana yiproklame ko ari Imana. Ubwe niwe uzabyivugira. Urumva rero yuko azabaje kumaraho imirimo y'Imana. Niyo mpamvu rero adashobora gukora Yesu Kristo agihari. Turaza kureba ese Yesu Kristo ahari gute. Ushobora kwibaza uti se azakurwaho ate? Turacyari gusoma. Reka nanone tukiri ahangaha muri Daniyeli tujye ku wundi murongo. Ndakoresha ibyanditswe cyane niko mwene data yansabye, nubwo ndi bugende nshyiraho komantere zanjye, ariko ndashaka kubanza kukwereka ibyanditswe yuko bihari bigaragaza umuntu Bibiliya ivuga utambamira cyangwa se utuma AntiKristo n'amayoberane y'ubugome bwe bidahishurwa ngo bijye ku karubanda. Daniyeli ibice 11 umurongo wa 31 havuga ngo iki? Haravuga ngo azahagurutsa ingabo ze zonona ubuturo bwera n'igihome, bakureho igitambo gihoraho, bashyireho ikizira cy'umurimbuzi. Uyu murongo kandi usa n'uri muri Daniyeli nanone ibice 12 umurongo wa 11 naho havuga ngo uhereye igihe igitambo gihoraho kizakurirwaho bagashyiraho ikizira cy'umurimbuzi, hazacaho iminsi 1290, hahirwa uzategereza akageza ku minsi 1335. Umwami Yesu atugirire neza. Hari igihe kizagera noneho abantu bakureho igitambo gihoraho. Igitambo gihoraho ni iki? Igitambo cyatambwe rimwe gusa, gitambirwa abari mu isi bose. Icyo gitambo nicyo cyatwinjije twebwe abitwaga abanyamahanga batuye mu ahandi hatari muri Isirayeli, cyangwa se abatari abisirayeli twitwaga abanyamahanga, ariko kubw'igitambo kimwe cy'amaraso y'umwami wacu Yesu Kristo yatambye rimwe gusa ku musaraba i Golgotha. Icyo nicyo cyatwinjije mu bana b'Imana, natwe duhinduka abaragwa b'ubugingo tubiheshejwe no kwizera uwo mwami wacu. Ibi twabihuza n'ijambo riboneka muri Yohana rivuga ngo yaje mube abe ntibamwemera, ariko abamwemeye bose bakizera izina rye yabahaye ubushobozi bwo kuba abana b'Imana. Abo ngo ntibabyawe n'amaraso, ntibabyawe n'ubushake bw'umubiri cyangwa se ubushake bw'umugabo, abo babyawe n'Imana. Nicyo cyahise kitugira abaragwa b'ibyasezeranyijwe, Abisiraheli bakomoka mu rubyaro rwa Aburahamu, natwe rero duhinduka
abuzukuruza ba Aburahamu ariko tubiheshejwe no kwizera Kristo. Niyo mpamvu rwose indamukanyo yacu y'abana b'Imana ari ukuvuga ngo Yesu ashimwe. Yesu ashimwe, tuba tumushimira ibyo byiza yadukoreye. Umwami wacu Yesu Kristo ashimwe cyane. Ijambo rikongera rikambwira ngo nta rindi zina munsi y'ijuru twahawe ryo gukirizwamo atari irya Yesu Kristo. Yesu Kristo niwe gitambo kizima cyerejwe kuza gutambirwa hano mu isi. Nicyo cyatumye ava mu ijuru. N'ubuhanuzi bwari bwarahanuwe kera, kuko iki gitambo cyateguwe mbere y'uko n'umuntu akora icyaha. Hari benshi batabizi, muzabisanga mu gitabo cy'ibyahishuwe, nuko ntashaka kubyinjiramo cyane. Icyo gitambo cyitwa igihoraho kuko cyari gihagije ngo kibe icy'iteka ryose, ni ukuvuga icy'imyaka yose isigaye. Urumva Yesu yatambwe mu mperuka y'ibihe. Icyo gitambo cy'umubiri we n'amaraso ye kiza ari icyo gukuraho ibyaha by'abari mu isi bose n'abazaza nyuma yabo, uko ibihe bizagenda bisimburana kugeza igihe ibihe bya Mesiya bizarangira mu isi. Nta wundi rero ugomba kubirangiza. Ibihe bya Mesiya bigomba kurangira, hanyuma hagakurikiraho kwiyerekana kwa AntiKristo. Mbonereho no kongera kubabwira kuri iki kintu n'amagambo Umwami Yesu yavuze muri Matayo ibice 24, ngira ngo hari ni ku murongo wa 14, aho yavuze yuko ubutumwa bwiza bw'ubwami bugomba kubanza kubwirizwa ku isi yose, ngo nibwo imperuka izahera ku isi. Ubutumwa bw'ububyutse tumaze iminsi tuvuga, ububyutse bugiye gukwiragira isi yose, ni ubutegurira itorero kuzahangana n'ibihe bikomeye bya AntiKristo. Hari abavuga yuko ngo ari ukwezi itorero kuko Yesu agiye kuza kuricyura, nabyo nibyo, ariko bazabanza gucishwa mu bihe bigoye, kuko iyo umaze kwiga ugomba guhita ukora n'ikizamini. Niba warashwe na Satani ugakora icyaha, icyo gitambo nicyo kikwezaho ibyaha. Iyo wihannye urababarirwa, kuko muri we niho Imana yerekaniye imbabazi zayo zitagira akagero. Icyo gitambo rero kizakurwaho. Gukurwaho rero ni iki? Ni bya bindi twirirwa tuvuga yuko igihe kigiye kugera abakristo bagahigwa, Bibiliya zigatwikwa, ijambo ry'Imana rigateshwa agaciro, hakaza ibindi bisa naryo, kandi abantu bakomeze bajye mu nsengero gusenga, kandi ijambo ry'ukuri ryarakuweho. Ngira ngo twese tuzi yuko hagomba kubaho idini rimwe, ndetse ibimenyetso byaryo byaratangiye. Iryo dini rimwe rero ntabwo ari rizaba risenga Imana yo mu ijuru, ahubwo ni idini rizaba riramya AntiKristo, kandi abari mu isi yose bagomba kuribamo. Utaribonekamo uzaba uri inyuma ya systeme. Uri inyuma ya systeme n'urwanya iterambere ryazanywe na AntiKristo. Uwo rero afite ibyo azagenerwa bitazamushimisha rwose. Turacyasoma ngo uhereye igihe bazakuriraho icyo gitambo bagashyiraho ikizira cy'umurimbuzi. Ikizira cy'umurimbuzi ni AntiKristo. Ikizira ni umwana wo kurimbuka cy'umurimbuzi, kuko AntiKristo azabaje kwica no kurimbura abantu nka za mission uko ari 3 zazanye Satani ku isi. Nta kindi kizana umujuru usibye kwiba, kwica no kurimbura. Ibyo nibyo byazanye na Satani hano ku isi. Ni kwiba abantu, akabibira ubugingo, yarangiza akabica, yarangiza bakazarimbuka. Icyo nicyo cyamuzanye. Rero Kristo nk'umwami w'abizera bose ntabwo yashoboraga kubana n'umwami w'abatizera ari we AntiKristo. Namwe murabyumva, Kristo na AntiKristo bayoborana bate? Niyo mpamvu rero ibihe bya Mesiya bigomba kubanza bigakurwaho. Ni Mesiya uzakurwaho, ntabwo ari Mwuka Wera, ntabwo ari itorero. Ntabwo igihugu kimwe gishobora kubamo abami babiri. Niyo mpamvu ubwami bwa Kristo bwaje bugasenya ubwami bwa Satani, ariko noneho ubwami bwa Satani bugiye kwimikwa. Ngira ngo twabibonye yuko umutware w'ab'isi Yesu yavuze yuko aza. Ntabwo rero ashobora kurenya cyangwa se gutegeka hari n'ubwami bwa Kristo. Bwari ubwami bubiri mu gihugu kimwe, ari byo bintu bidashoboka. Niyo mpamvu rero ibihe bya Mesiya umutware bigomba kurangira kugira ngo himikwe noneho ibihe bya AntiKristo. Mwibuke yuko ari we uzaba ari umutware uyoboye isi yose. Ni ukuvuga ngo umwe ahari, undi ntabwo agomba kuba ahari. Niba Kristo ahari, AntiKristo ntawe uhari. Hashobora kuba hari imikorere ye gusa, kimwe nuko n'igitambo cya Kristo umunsi kizakurwaho, Kristo ntaba akiyambazwa cyangwa se ngo wumve ngo abantu n'abakristo. Ubukristo ku isi buzacika rwose, ibyo byo ndabibizeje, ku buryo uzajya ubushaka ukabubura. Kuko AntiKristo namara kwiyimika aziyita we Mesiya, kuko azabaje mu mwanya wa Kristo nyirizina. Ibi bintu by'ubukristo bizagera igihe bicike, hanyuma hajyeho AntiKristo yishyire hejuru y'icyitwa Imana cyose n'igisengwa, kugira ngo yicare mu rusengero cyangwa se mu nzu y'Imana
yiyite Imana, yiyotoproclame Imana, ubwo avuga ati ngewe ni ngewe Imana. Ibyo tubizi kuri nde? Tubizi kuri Yesu Kristo. Niyo wavugaga ati ngewe na data turi umwe, abantu bagahita bashaka kumutera amabuye. Muri make ni abaprince babiri bagiye kurwana. Ni ukuvuga ngo hari prince w'ab'iy'isi ariwe AntiKristo uhari ariko utarigaragaza, hakaba na prince umwana w'Imana. Tuzi yuko Yesu Kristo ari umwana w'Imana nubwo ari Imana. Ibyo nibyo bicanga Satani, ariko ni intambara igomba kuba mu baprince babiri batagomba kuyobora rwose iyi si mu gihe kimwe. Niyo mpamvu umwe aza undi akagenda, undi yaza undi akagenda. Ngira ngo habiri kumvikana. Yesu Kristo tuzi yuko ari Imana kuko ni Imana yigaragaje nk'umuntu. Ubundi Imana yabanye n'abantu mu byiciro bitatu. Hari ibihe bya mbere Imana yazaga gusura abantu, uhereye mu itangiriro urabibona ko Imana yazaga gusura Adamu na Eva. Urabizi uburyo Imana yajyaga itumaho abantu, abamarayika bakaza, Imana yivuganiraga n'abantu. Urabizi Eliya yavuganaga n'Imana, Mose yavuganaga n'Imana ikazi kabivugishiriza gutya gutya. Ibyo bihe byaje gusimburwa noneho n'ibihe bya Kristo. Yesu Kristo amaze kuza, haje kubaho ibyo bihe bya Mesiya, Imana mu bantu. Murabyibuka marayika Gaburiyeli ahanurira Mariya yuko azabyara umwana w'umuhungu azitwa Emmanuel, Imana iri kumwe natwe. Urumva, Kristo amaze gusubira mu ijuru, hajeho ibihe by'Imana noneho iba mu bantu mimbere, inside. Ariho ijambo ry'Imana rivuga ngo ese ntimuzi yuko imibiri yanyu ari insengero z'Umwuka Wera uri muri mwe, kandi ntimuri abanyu ngo mwigenge. Ni ukuvuga ngo imibiri yacu yahindutse insengero z'Imana, Imana irazitura noneho muri twe. Urumva rero AntiKristo nawe naza azashaka kwiyita Imana, azashaka kwigira nka Yesu nyine, kuko azaza asa ashaka gusimbura Yesu. Niyo mpamvu ibya Kristo bizakurwaho, hanyuma AntiKristo aba ari we wimikwa. Kristo rero niwe kugeza ubu igitambo cye cy'amaraso ye kiri kubangamira AntiKristo gukora, kwigaragaza. Ngo ibyaha naho byatukura tukutuku, niyo waba umwicanyi bingana iki, niyo waba warakoze ibyaha bizwi n'ibitazwi, ukikubita imbere y'Imana n'umutima umenetse kubw'amaraso ya Yesu Kristo, urababarirwa. Urumva ahantu Satani atsindirwa. Amayoberane yo gukora kwa AntiKristo arakora kugeza ubu, yahereye kera akora, agusha abantu benshi mu byaha, ariko abo bantu bagahindukira bakihanira aho bari, bitakiri ngombwa yuko ngo bajya gutamba ibitambo, ngo bazana inka, ibimasa, inuma z'intungura n'ibiki, ngo babishyire umutambyi abatambira igitambo. Reka da, igitambo cyamaze gutangwa, igitambo cy'amaraso ya Kristo cyaratanzwe. Niyo nsinzi kugeza ubu isi ifite, insinzi y'Igorogota, kuko Yesu Kristo amaze gutanga ubugingo bwe cyangwa se ubuzima bwe, yireherejeho isi yose, arangije aravuga ati byose birarangiye. Riri mu magambo ya nyuma yavuze, yararangije byose. Satani yaratsinzwe hariya, kuko kubw'amaraso ya Kristo abari mu isi bose bafite ubugingo, abamwizeye gusa bafite ubugingo. Impamvu bivugwa yuko Yesu Kristo yatsinze Satani mu gihe yatambwaga, nuko mbere y'icyo gihe Satani ari we wari ufite ubutware ku bantu. Uti gute? Abakiranutsi bose bapfaga, ni ukuvuga ngo hafi ya bose abapfaga. Muzi ko Satani yajyaga agira atya akababohera ikuzimu. Muribuka Sawuli ajya gushikisha Samweli. Ikindi kandi Yesu Kristo azuka, muribuka ko yazukanye n'abandi bera benshi, ngo ndetse bagatambagira Yerusalemu. Abo bose bari barabaye imbohe ikuzimu, ariko Yesu yazutse urupfu arutsinze. Urwo Satani yajyaga akangisha abantu, Yesu ngo yarugize irembo. Ibihe rero bya Mesiya byari bitangiye kiriya gihe. Rero intambara Satani ari kurwana ni ukuza gukuraho icyo gitambo cy'amaraso ya Kristo. Ni nacyo kintu AntiKristo arwana nacyo, kuko namara gukuraho ijambo rizima, kuko ijambo niryo Yesu, Bibiliya igatwikwa, ikabuzwa mu nsengero zose, bakayihimba amazina yuko ngo izana ironda bwoko, niba ari ironda bwoko, niba ari iki, ngo ipfobya abari n'abategarugori, sinzi ibyo bazayihimbira ni byinshi, n'ubu ngubu barabitangiye. Noneho nimara gucibwa, abantu bakagenda bakicwa n'umwuma wo kubura ijambo ry'Imana, kuko nk'uko ijambo ry'Imana ribivuga, kwizera guheshwa no kumva ijambo rya Kristo. Twizera kuko twabanje kumva ijambo ry'Imana. Niyo mpamvu kurifunga bizatuma abantu benshi batakaza kwizera, bityo rero Kristo abakuweho gutyo. Nutizera uzarimbuka, kuko Yesu Kristo
kugira ngo abashe kugukiza igitambo cye kigire imbaraga ku bugingo bwawe, nuko umwizera, kandi wizera kuko wumvise ijambo rye. Murumva aho umuteguri. Ijambo ry'Imana ni ryo byo kurya bitunga umukristo. Kristo azasibika mu bantu gusenga mu izina rye bikurweho, kandi ubwo yaravuze ati icyo muzasaba cyose mu izina ryanjye Data azagikora. Ibyo rero bizakurwaho. None se ntimuzi yuko na Pawulo yabivuze yuko mbere yuko AntiKristo hazabanza kwimura Imana, kuyikura ku bwami. Murabyibuka. Ariko gukuraho igitambo cya Kristo cyangwa se igitambo gihoraho, noneho bimike ikizira cy'umurimbuzi. Aho rero niho ijambo ry'Imana rivuga yuko azaba abonye umwanya wo kwigaragaza mu rusengero yuko ari we Mana. Gusa muhumure kuko atazaba abonye intsinzi, kuko tuzi neza yuko urusengero rw'Imana rutakiri inzu zubatswe n'abana b'abantu, ahubwo urusengero rw'Imana rwahindutse umutima w'umuntu, kandi AntiKristo ntiyabasha kujya mu mitima y'abizera bose bo mu isi. Niyo mpamvu nta ntsinzi azaba afite. Yesu Kristo nawe yarabivuze yuko rwose igihe kigiye kugera we ntaba agihari, ahubwo haze umutware w'ab'iyi si. Yarabivuze bya bindi nyine abahanga batajya babasha gusobanukirwa, ahubwo Imana ikabyisobanurira abaswa. Niko ibigenza. Reka dusome muri Yohana ibice 14 umurongo wa 30 wumve amagambo Yesu Kristo yavuze, kandi nawe ushobora kuba warayasomye ariko wenda ntuyatindeho. Haravuga ngo sinkivugana namwe byinshi kuko umutware w'ab'iyi si aza. Aya magambo urayumva? Sinkivugana namwe byinshi kuko umutware w'ab'iyi si aza, kandi ntacyo amfiteho, cyangwa se ntabwo ndi munsi y'ubuyobozi bwe. Kuko AntiKristo naza azaba umutware w'abantu bose bari mu isi. Yesu Kristo rero ntabwo azaba ahari. Ngo ahubwo nkora uko Data yantegetse, kugira ngo ab'isi bamenye ko munkunda, nimuhaguruke tuve hano. Aya ni amagambo amwe Yesu Kristo yababwiye hari mu gihe gisatira rwose kumufata bakamushinyagurira bakamubamba. Kandi aya ari amagambo y'ubuhanuzi yabahanuriye yuko isi igiye kugera igihe cyo kubudikwa n'umwijima, kuko umutware w'ab'isi aza. Uwo yavugaga na AntiKristo mwenyewe. Noneho muri Bibiliya y'Igifaransa niho ubona le prince du monde. Le prince du monde rero murabizi, prince ubundi ni umwana w'umwami. Ubwo rero bivuze umwana w'umwami nuko ubwo afite se, kandi tuzi neza yuko se wa AntiKristo ni Satani. Ubwo rero Yesu yarabitomoye ati umutware w'ab'isi araje, ariko ngo ntacyo amfiteho, cyangwa se ntabwo ndi munsi y'ubutware bwe. Urumva Yesu yarabihanuye yuko AntiKristo ari uzaza. Kuva ubu bisobanukire buri wese yuko umuntu ubuza AntiKristo guhishurwa ndetse n'amayoberane yo gukora kwe ngo ahishurwe ni Yesu ubwe. Hanyuma amayoberane yo gukora kwa AntiKristo ni iki rero? Ni ya mikorere ya Satani yo kwiyoberanya no kwishushanya yigize amarayika w'umucyo. Murabizi ko guhera na kera na Pawulo buriya yigeze kuba nka AntiKristo, kuko urebyibuka yuko yakurubanaga abakristo cyangwa se abizera Kristo bakabajyana kubafunga, ndetse benshi bakanabica. Ari n'uwo bishe witwa Stefano, kugeza ubwo Yesu ubwe yabonekeye Pawulo witwaga Sawuli akamubwira ati undenganyiriza iki? Urwanya Kristo nyine wese aba ari AntiKristo. Urumva na Pawulo yari AntiKristo. Ubanza ari nayo mpamvu Imana ari we yakoresheje kugira ngo avuge ibi bintu by'amayoberane yo gukora kwa AntiKristo, kuko nawe yamukoreyemo ariko atabizi. We yarazi ko akorera Imana, nyamara akorera AntiKristo atabizi, cyangwa se akorera Satani. Kandi mwibuke yuko Yesu Kristo yigeze kubwira abigishwa be akababwira ati igihe kizagera ubwo uzabica azibwira ko akoreye Imana umurimo. Urumva turacyari ku mayoberane y'ubugome bwa AntiKristo. Yigira nka marayika w'umucyo, ndetse akiyerekana nk'ari gukorera Imana. Dore nibyo byuzuye ubu amadini hafi ya yose, ndetse reka mvuge yose ari hano ku isi. Umutware wayo ni Satani. Abenshi ntibabyemera, ariko umutware wayo ni Satani. Abicanyi bakoze jenoside bose bari bafite amadini basengeramo. Amadini niyo yazanye ibice mu isi mu bijyanye n'imyemerere, kuko buri wese azana ibyo yahumekewemo n'umwuka w'umwijima, akaza arwanya abandi, kandi bitwa yuko bagenda mu nzira imwe ijya mu ijuru. Ukibaza uti abantu bagana hamwe ni gute bagenda bakubitana imihini mu nzira, kandi bose bitwa ko bakorera umwami umwe?
bakanasenga mu izina rimwe. Ntabwo bibateye impungenge yuko ubu ngubu Satani asigaye azi gusengera abantu mu izina rya Yesu kandi bagakira. Satani akoreye mu bantu. Ayo rero ni amayoberane yo gukora kwe, kandi benshi bayayobeyemo. Dore bya bitangaza nibyo biri kuyobya abantu ubu ngubu. Ya mirimo y'umwijima ntabwo irerura ngo ijye ku karubanda abantu babibone yuko ari iy'umwijima, ahubwo yose ikorerwa mu mayoberane yo gukora k'umugome, ari nabyo bizatuma abantu benshi barimbuka batabizi. Rero igihe igitambo gihoraho kizakurwaho, ibya Kristo ntibyongere kuvugwa, murabyumva yuko aribwo AntiKristo none hazajya akora yeruye, kuko azaba yiyita Imana n'abantu bamukunda cyane. Abereke yuko bari barayobye uwo Yesu bizeraga ntacyo yabagejejeho, ubwo we hari ibyo agiye kubagezaho. Niyo mpamvu azamanura ngo umuriro mu ijuru, azajya akora ibitangaza byinshi mu maso y'abantu, abantu bavuge bati dore uyu nguyu ni we Yesu, ahubwo undi ntitunamuzi. Ngira ngo rero nta rundi rujijo ruriho, ariko ubaye ufite ikindi kibazo wazambwira. Rero bene data, ndabona iki kibazo cya kabiri wenda ntari buze kukivugaho uyu munsi, mureke tuzagiharira ikindi kiganiro ubutaha. Iki kibazo kijyanye no gusobanukirwa ngo uburyo agakiza kazasubira muri Isirayeli, abandi bose bakaba ari abapagani. Mu by'ukuri ntabwo ari agakiza kazasubira muri Isirayeli, nuko nyine ubukristo buzaba buvuyeho. Kandi ikintu cyaduhuzaga n'Imana ni ibi bihe by'ubuntu tubonera muri Kristo Yesu. Urumva rero niba bizaba bikuweho, niba nakumva uvuga Yesu bakumanike, abanyamahanga tuzaba dusigariye kuki? Bizaba bisa naho nta gakiza tugifite, kandi nyamara bazaba bahari benshi bakijijwe mu mutima, bazaba bahari benshi, ariko bizitwa yuko nta gakiza kagihari, kuko AntiKristo azaba yarabigaruriye, yarabashyize muri system. Uwibeshya akavuga Yesu bamwica. Noneho muri Isirayeli tuzareba uburyo na Yesaya yabihanuye yuko umukiza azaturuka i Siyoni, ari uzavana kutubaha Imana kose mu Bisirayeli nyine. Ibyo byose tuzabireba, impamvu bivugwa yuko agakiza kazaba kagarutse muri Isirayeli. Reka rero ntafashe umwanya muremure, nsoreza ahangaha, mbifurize gukomeza kugira ibihe byiza. Amahoro y'Umwami wacu Yesu Kristo akomeze gutwarira muri mwe n'imiryango yanyu. Maranatha, Shalom. Ndivuge itorero ritahe, dore Yesu araje, kuki nasigara?